muri segonderi habagamo utuntu twinshi ku buryo nk'ubu umuntu agusubije ngo yiyobore waseka ugateka waseka cyane kabisa icyo gihe umuntu wambaraga koboyi muri korali byabaga ari danje nuko yabaga ari ibandi biribi cyane kuganira n'umuhungu bigeze bantenga ibyumweru nka bibiri bikera niga muri segonderi bigeze sandi kuganira n'umukobwa kwihagarariye aryo yari kwa gatanu nimugoroba omuniye mukuru yasabatangaza itangazo ryihutirwa mu gitondo didirija ntabwo azaririmba ati twamufashe yafunze inguni ubwo rero umuntu yavuga ati muzira nkoni yabonye umugabo kubera kubaha Imana no kuba yari macuwa no gukurikirana ijwi wowe uvuga ngo wandika aka kantu mbese ngo yabonye umugabo kubera akuze niyo titre nese batwabyita ngo nje nabonye hahamuka ry'abandi ngo barakuze ibyo ari byo byose ubuzima ni bukuremerera wimera Bibiliya jya ubusanisha na Bibiliya ntukabisanishe na Miriya cyangwa environment utuyemo kuko abantu bafite stress kubera ahantu batuye kubera community ariko bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Bakunze biyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Muraho murakomeye aho muherereye hose mu ntara zitandukanye z'igihugu mu mujyi wa Kigali amajyepfo n'amajyaruguru mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu bihugu bitandukanye muri diaspora ku migabane ya Amerika ndetse no i Burayi muri Aziya Australia mu bihugu bitandukanye hose dufite abantu badukurikira muri benshi kandi mukabitwereka mu bitekerezo byanyu mu gusharinga video zacu mu kutugira inama mu kudutera inkunga mu buryo butandukanye mwese tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu ngamahoro y'Imana nabane namwe abahire mu byo mukora byose ni kwa kundi rero tumenyereye ko tugira gutya tukazana abakozi Imana batandukanye murabona ko n'ubundi twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira rero mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho neza mwiriwe jo amakuru ni meza turashima Imana tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Ndanezerewe murakoze cyane. Yobokamana ndibwira ko atari ubwa mbere uyibonye cyangwa ntuyimenye kubera ko twagutumiye. Njya nyibona ariko n'ubwa mbere nyigezeho. N'ubwa mbere uyigezeho. Okay. Habya bindi rero wajya ubona twabaye abane interview ubona abandi bavuga butumwa babwirije nawe bikubayeho. Nukuri. Karimana yari yaguhaye isezerano kizakwamamaza. Yego. Uramamaye rero abantu benshi ngo bazanira amatwi niko bimeze nuko bamamara ibihugu byinshi birenga byinshi dufite kuyobokamana bose bazagiye gukurikira icyo kiganiro tugiye kugirana cyuje ivuga butumwa cyane no kubwira abantu ko Yesu agira neza no kubwira abantu yuko nta kure haba idakura umuntu no kubwira abantu yuko iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye ibanze ikakunyuza mu bikomeye maze ibyo bikomeye bikagukomeza izo mbaraga ukuyemo zikazatuma uza gukomeza abandi nicyo abantu bagiye gusobanukirwa muratangira mutubwira amazina yanyu kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kugirana ikiganiro. Murakoze cyane abanyakiriye n'abaduteze amatwi hirya no hino muri kumwe na Muzirankoni Scovia ndo umuvuga butumwa ukorera umurimo mu itorero rya Fosquare hano Kimironko. Yes, kwa Bishop Masengo ndamukunda cyane Bishop wanyu nanyi ntabwo mukunda nkanjye turamusoma cyane no muntu uvuga amagambo meza cyane y'ubwenge bwinshi akubwira ijambo rikagujyamo rwose mbona abantu bo mwapresiya uburyo yigisha rwose cyane ni umugabo ufite ubwenge ni umuhanga kandi aca bugufi nukuri yacu cyane rwose aca bugufi. Bishop Masengo aho uherereye n'abakristo bawe turabasuje cyane mu izina rya Yesu. Nukuri turagushohoje kandi turagukunda. Yes, uko dusuje abakristo ba Foursquare niko dusuje abakristo mu itorero rya ADPR niko dusuje abagatolika bose bumva iyobokamana TV abadivantiste twafite abakunzi ndetse no mu madini y'amatora atandukanye mu banglikani eperi n'ahandi hose methodiste libre tukazamuka amadini yose no muri Isira uzikora n'abisira bakurikira iyobokamana TV bajya bahafashirizwa cyane bakabitubwira mwese rero idini ryose usengeramo dore ko twebwe burya ntabwo dushingiye ku itorero cyangwa idini runaka tukora iyobokamana nyine muri rusange bose
bose rero turabasuhuje. ndongeraho Abanaziri Ministries N'Abanaziri Ministries, yego niko dusuje n'amaministeri yose, Ararume Ministries, Healing Worship Team, izi ministeri zose zikora ivuga butumwa, amakorali yose, Shalom kwa Nyarugenge, Hoziyana, Ambassadors, mwese korali zose, Betania Igihundwe, mwese aho muherereye mwumviye ko tubasuhuje. Yehova Ire Na Jehova Ire ya Yerika nayo turayisuhuje cyane, na do Kigali kandi na Kristo Shirenya ati korali nkunda cyane y'abakatolika iririmba neza ikabikora neza cyane kabisa. Bose bumve ikaze hano, cyangwa bumve yuko Iyobokamana TV tubazirikanye, tukababwira ngo mukomere cyane kandi ibyo mukora ni mutagwisari byanze bikunze muzasarura. Muzira nkana makuru ni meza. Iryo zina ra ryaturutse. Iryo zina ubundi mu Kinyarwanda habaho amazina y'ubwoko bubiri, ibibyiniriro n'amagenurano. Nje rero ni ikibyiniriro. Ni ikibyiniriro. Bundi zina ivuga situation ababyeyi bari barimo cyangwa imibanire yabo hagati. Rero ubu kubera ko nkurikira umukobwa bahise bavuga ngo mama ni Muzirankoni, kubera ko urabiza abakobwa babiri bakurikiranye, imiryango iravuga ya muryango uracitse yabyaye abakobwa, papa ati mundekera umugore ni Muzirankoni. Wow, biba cyane rero. Uri muntu ki? Uratwibwira neza, uri muntu ki, wabayeho gute? Mbese uratangira tuganira ku buhamya bwawe, Imana n'ibiki yagukoreye wumva wayirata, icyo bita kuyihimbaza. Muri harimo waruzi ko hari itandukano riri kuramya no guhimbaza Imana. Buriya ngiyo uramya Imana wowe uragenda ukayibwirira, ukavuga ati Imana ndagushima umeze gutya na gutya, ukayitaka ubwawe, ariko iyo uyihimbaza ni ukuyiratira abandi. Ni ibiki rero Imana yakoze kwa Muzirankoni yumva yabyatuma himbaza Imana akayiratira abandi? Impamvu cyane yo guhimbaza Imana, iya mbere ni ukuba ndi hano, ntangiriye aha turi, kuba inyemereye kuganira n'abantu mu buryo bwagutse kandi bugeze kure. Ibyo ndabihimbariza kuko saho nakomotse si n'amashuri, ahubwo ni ubuntu ingiriye kuba ndi hano. Rero ubuhamya bwa mbere ngira mu buzima ni ukuba narakiriye Yesu umwami n'umukiza nkiri umwana. Icyo ndi uyu munsi n'uwo ndiwe ni uko Yesu namwakiriye ndi muto. Ko nakiriye Yesu 94, twari tukiri hanze y'igihugu tutarahunguka, twatashye 95. Ariko ubuzima bwa Gikristo nibwo butumye Muzirankoni ari uyu nguyu wari we. Si amafaranga nasanze mu muryango, imbaraga z'amasengesho n'agakiza. Rero ubwo nibwo buhamya bwa mbere mfite, ko yampaye agakiza, ikindi ikampa n'imbaraga zo kurindira agakiza kayo muri gihe. Kuko hari abantu twakirijwe rimwe cyangwa banambwirije agakiza batakibirimo, niba banabirimo ntibakibikunze nk'uko mbikunze, nta nubwo bikibashishikaje. Ariko ndashimira Imana nyihimbariza ko yampaye agakiza, ikampa n'imbaraga zo kukarindira muri gihe, kuva 94 kugeza uyu munsi mu 2020. Urumva imyaka iciyeho, urumva uko nanganaga. Abantu bakunda no kuvuga ngo ndi umwana, niba narakijijwe icyo gihe nkaba mbyibuka, uteranye hiyawe nawe. Ahubwo se ubwo mu byo nangiye kubaza muri 94 kugira ngo menye ko ari wowe wakijijwe, wari ufite nk'imyaka ingahe? Sejo, urashaka kunyibutsa imyaka mfite? Oya, no mje nkubajije wari ufite muri 94, ntabwo mvuze iyo ufite ubu. Urareba umuntu yakizwe afite imyaka ingahe akaba byibuka katura Yesu? 13 n'ine gutyo mu byaho. Yari 12. 12. Okay. Yes. Rero ndashimira Imana urugendo rw'agakiza, natangiye kumenya ubwenge no gukorera Imana ngeze mu wa mbere secondaire. Nubwo bavuga ngo ndi evangeliste, ariko abantu benshi banzi kuva muri secondaire kugeza uyu munsi banyita pasteur. Icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ku izina rya pasteur gato, uko niswe pasteur ndi umwana, nabyo byatumye ntabwo njyaga nicara nkavuga se hari pasteur ugo, ese wabona pasteur akora iki, ese pasteur asubije gutya byagenda gute, ese wakumva ngo pasteur yararaha naha. Noneho ukuyeho n'ibyanditswe, izina nabonye ndi umwana rindindira mu gakiza. Uradusobanurira pasteur inkomoko yabyo? Urumva nagiye mu wa mbere secondaire ku kigo cya Rukomoso secondary, urahumva mu cyaro.
icyo gihe twigaga twambaye kamambiri nta tegeko ryatubuzaga ukurikije ubushobozi wabaga ufite yego sape mu rukomo hanyuma igihembwe cya mbere nacize ntaha muri externe ntaha kubera ubushobozi twari tutafite amafaranga yo kungura matera ibikoresho by'ishuri niga ntaha hafi yego igihembwe cya kabiri Imana irabikora mbona matera n'ibikoresho njya mu kigo njya kwamo boarding ninjiye interna mu gihembwe cya kabiri nibwo bantoye kuyobora abana basenga mu kigo aho niho natangiye kwitirwa pasiteri mu kigo mu wa mbere nyobora ikigo ndi pasita kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu kuko naratsinze tronkome barongera barahamagara ariko byari inzozi zanjye kuko ubundi iyo twageraga muri tronkome twaratoraga umusimbura ariko ndota umuntu ambwira ngo uzagaruka hano bambaza ngo ninde uzagusimbura ntizagaruka baturatubeshye muri omoneri mu yo community y'abarokore wayoboraga barabazaga ati uratora umusimbura ntabwo nsimbuzwa azagaruka ngiye nzagaruka bakavuga baturatubeshya nintagaruka nzagaruka kubatoresha ariko ngewe nararose umuntu ambwira uko nuko ndagaruka nkomeza mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu noneho urumva kuyobora hafi imyaka 5 mu kigo uri pasiteri bishepinga ubuzima bwanjye ku buryo narindi umwana ariko ntekereza nk'umuntu mukuru narindi umwana ariko nitwara nk'umuntu mukuru ku buryo deregiteri ubwe ajyaga avuga ati ntimushobora nibura kumera nka Muzirankoni nanavuyeyo bisa naho bibaye inkuru ariko cyane byatewe no kwamara igihe kandi ndi umuyobozi w'abandi mpavuye rero nkomereza aho nari naramaze kuba mukuru gukunda gusenga no kumva umutima wanjye ubinyotewe noneho n'ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwanjye mu muryango wanjye ihindura ibintu bitandukanye bituma nkunda gusenga kugeza uyu munsi iyo niyo nkomoko y'izina pasiteri niho izina pasiteri ryaturutse kuyobora muri segonderi umaze kuva mu kigo rero aho ngaho nyine wayoboraga ugeze hanze wasanze ntabwo ubuzima bwahindutse ndavuga bw'umwuka imisengere ntiyagabanutse situwasiyo yo kuva mu kigo no kujya hanze byagenze gute mu buryo bw'umwuka urakoze cyane ubundi iyo abantu bari muri segonderi iyo musenga babwira ngo hango ni musenge hanze nimugera hanze muzagira hanze ni habi noneho twebwe nkura numva hanze ari ahantu hataba abantu bakijejwe ari ahantu umuntu agera agahera ko ahinduka ibintu byose bikagira gute ibintu byose bikarangira by'agakiza noneho kubera izo mpungenge n'ukuntu nakundaga gusenga nkajya mbisengera nkiherera nkavuga Mana mpimbaraga zo kuba hanze sinatekerezaga ngo mbona akazi cyangwa njye muri university numvaga mfite ubwoba bwo gutakaza iryo zina rya pasiteri naguye twagiraga abakozi b'Imana sinzi niba bakibikora byari byiza cyane bakadusura muri segonderi bakadusura bakatwigisha bakatubwira n'imyifatire yo hanze bakatubwira ubuzima bwo hanze bakatubwira hano muregeranye ariko nimugera hanze muzahura n'abantu batandukanye noneho iyo knowledge icyo kiganiro batubwiraga cyo hanze nsohotse mu kigo nkomeza kugendera muri cya ikintu cyatumye ntabwo ngeze hanze navuye mu kigo ninjira mu rusengero nshaka departement njya ngo nkomeze mbe okipi kuko ryari banga batubwiye bati iyo wiyakipi mu rusengero ntabwo hanze bakubona kuko nta mwanya wo kuba hanze ugira gute ugira noneho iryo banga ndikoresheje mbona biremeye wa muriro w'agakiza ndawuhamana nuko nakomeje no hanze ugeze hanze ushobora kuba wari winjiye mu bintu byo gusenga cyane wasenze ubutayu bwinshi byashoboka ubutayu mbusenze vuba kuko nari ntarabumenya ariko nabaga ku rusengero kenshi nkirirwa ku rusengero cyangwa nkaharara ariko ubutayu ntangiye kujya mu butayu 2015 muri nge sinzi kuntu byaje ariko habagamo ikintu cy'ishyaka ry'umurimo w'Imana nkasenga ngo nkomeze gukorera Imana
nkomeze gukunda Imana mbona ibintu bigenda neza mu rusengero ugasanga kenshi ndi kumwe n'abanyamasengesho bakuru b'abakecuru twararanye aho ngaho noneho na experience nakuye muri secondaire yo kubwiriza bampa umwanya wo kuvuga bakumva nzi kuvuga noneho ya gahunda yo gukurana n'abantu bakurira komeza ku buryo 2006 nari ndi mu itorero rya Shining Light mbwiriza kuri Flash Radio ndi mu bantu bajyaga bazinduka gusenga no kubwiriza kuri Flash Radio amen nuko rero hanze Imana yahandinze kandi ikindi ibanga ryo gukorera Imana uri muto n'umutima wawe wose hari ikintu bita igitinyiro kikuza ku buryo umuntu wese atakumenyera igitinyiro cya pasteur ahubwo ugasanga abantu baravuga ngo uyu ni nk'umuhungu ku buryo nanashatse n'ubu barambaze se waratuje waragonze ariko ndagira ngo mbabwire ko natuje ariko wenda uvuze ku kintu narigiye kubaza ubundi Muzirankoni ni umumama ni umukobwa ni Muzirankoni ni umudamu amaze imyaka 2 akoze ubukwe imyaka 2 yego okay yes ni byiza cyane noneho rero umaze kugera hanze nyine utangira gukorera Imana tusubire gato muri secondaire nirihe jambo wakundaga kubwiriza abana cyane muri secondaire ni ukwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagahura ibyayo pasteri nibyo kwihesha agaciro no kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza niko bimeze kwa Pawulo hariya nyine baho warabahuguraga naho ngaho okay kwihesha agaciro wenda experience wasangiza abantu bakurikiye kino kiganiro utwibutsa ubuzima bw'imisengereye yo muri secondaire hariya muri za homoneri protestante zao hariya miryango ya za Rajepura association des étudiants pentecôtistes ubwo ni sepu mu bigo by'amashuri harimo imiryango myinshi zitwa za rasa twibutse gatoya umuntu wahamaze imyaka 6 uyoboye dusangize gato burya amateraniro yo muri secondaire yabaga meze korari zaho ibibazo mwahuraga nabyo mu murimo w'Imana aho mwabihandoringaga gute bitumye impamvu nshaka twibutsa nuko nanjye narahayoboye nanjye nabayomoniye uhagarariye Rassemblement des Protestants gutyo twibukiranye gatoya muri secondaire habagamo utuntu twinshi ku buryo nk'ubu umuntu agusubije ngo yiyobore wase kugateka waseka cyane kabisa icyo gihe umuntu wambaraga koboyi muri korali yabaga ari danje nuko yabaga ari bandi biribi cyane umukobwa kwambara ipantaro wabonaga ko asa nahavuye ahandi hantu atari mwisi bakaguhagarika bakubonye wambaye ipantaro nta kindi kintu kuganira n'umuhungu bigeze bantenga ibyumweru nka bibiri bikera niga muri secondaire bigeze sandi kugana n'umukobwa twihagarariye acyo yari kwa gatanu nimugoroba kumwegera imiryango abantu nyeshuri baririmbwe ati nari dirije wakora icyo gihe tidirije twabwe musange ngo yafu baryitaga gufunga inguni umva omuniye mukuru yahise itangazo ryihutirwa mu gitondo tidirije ntabwo azaririmba ati twamufashe yafunze inguni ntari gusoma nta kibazo nta kimwe gusa ngo kubera ko basanze ngo nigobetsekanye n'umukobwa turi kuganira ubu n'ubuzima bwo muri secondaire yakomeza rumva nyine wari wigobetse nari nafunze inguni niko twabyitaga warafunze inguni bagomba kuguhagarika kuko wari warenze ku mabwiriza niko bimeze y'amateraniro rero secondaire yacu yari compliqué ariko yari nziza njyewe ikintu ushaka kubwira buriya kenshi na kenshi iyo utabaye strict hari igihe ibintu bimwe na bimwe bigira gute ubitakaza cyangwa ntibigira agaciro ntibigirire ariko iriya myaka twari turimo kuriya kuntu twazamutse umuntu atinya kwambara mini atinya kwambara ipantaro vuga ngo mu rusengero noneho byagejeje ku myaka y'ubukure ku buryo umuntu yinjira mu kintu kavuga ngo bishobora kubijera ariko kuriya kubuza abantu gufunga inguni byari bifite akamaro nabyo kuko hari ubwenge umuntu yari atarageraho ngo amenye ngo avuge ngo uyu muntu tuganira biraza guhereza hehe byaba ari ibiganiro bibi byaba ari byiza twebwe tugakupa byose kubera iki
nta bushobozi dufite bwo kurondora ibyo baganira kandi impungenge zirahari. Bano bantu ni bato, isaha yose bashobora gukora amakosa kuko kapasite bafite y'imitekerereze ntirashobora kujera imyaka bafite n'ibyiyumviro bafite. Twebwe rero twarababwiraga ngo muri kwa kwihesha agaciro nk'abagabura ibyayo, ntabwo twababwiraga ngo ni abanyabyaha bafunze inguni. Twarababwiraga ngo umupagani ukubonye mu nguni ahita abona ko nta tandukaniro. Noneho twebwe tukarinda itandukaniro kuruta ko turinda ibiganiro. Ndabyibutse kabisa. Rero hari abantu babigenderagamo ariko byaranafashije byarafashaga byazamuye abantu bagera ahantu bumva nyine ushobora kuvuga ngo ubukristo nibwo ushobora gukora iki kandi nta kindi kibiri inyuma. Kuko umwana muri segonderi kiragiye yambaraga ipantaro nawe ntiyongere gutuza akumva yazamutse yageze hejuru. Urumva niyongere kugendana n'abakorari bagenzi be bwabaye umunyamujyi. None se twebwe muri icyo gihe muri segonderi twari amakorari yabaga ifite amabwiriza n'amategeko arenze aya community nyine muri rusange. Kuba ari umukorari noneho byasabaga kwigengesera, mbese wemera kuba mugana icyitegererezo cy'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Nubwo n'abakristo muri rusange twabakontorolaga, ariko noneho kwitwa ngo uri umuririmbyi noneho byo byari ikindi, byari bimeze bite? Kuba uri umuririmbyi byo byari nko kuba uri umudiyakoni mu rusengero. Ubu ngubu bakumva ngo umudiyakoni yakoze ibi n'ibi ku bantu bakoresha niko bimeze bagira izo departments. Kuba uri umuririmbyi wabaga uri mugenzi wa pasiteri, kuko iyo byonyine no kuvuga ngo abandi biyirije ntiwiyirije uri umuririmbyi byabaga ari ukuguhagarika wabaga waguye. Iyo warwaraga igifu kubera kwiyiriza ni abadayimoni n'intege nkeya, uri umuririmbyi ni gute utiyiriza? Hari igihe twajyaga duhana abana nyine batunaniye saa sita, babagabwira bene wabo bakabajyanira ibiryo byabo muri ngo saa sita twiyirije, ubwo bakajyana ibiryo byabo muri dorotwari. Impamvu ari kuvuga ibi hari abantu benshi tuba turi kwibukiranya ubuzima bwo muri segonderi. Jewe nari inkomeye, wari stirigita ariko biragaragara nari inkomeye ku buryo sinajyaga njya muri refu. Urumva nari ndi umuntu ukomeye banzaniraga ibiryo, sinakarabaga muri dushe amasaha y'abandi, nazindukaga kare hatagira umuntu ubona umukozi w'Imana ari muri dushe. Urumva rero byari ibintu bikomeye cyane, ndetse bagira ngo ndara mu ijuru nkaza mu gitondo. Ariko mu by'ukuri byose turabishimira Imana kuko bwari ubuhamya bwiza, kandi mu myaka yacu twakoze ivugabutumwa ryiza. Iyo wabaga uri nk'umuyobozi w'abanyeshuri mu by'imyizerere ukagira ingorane ukabura umuswa mu ishuri, byabaga ari ikibazo gikomeye. Kuri wowe byari bimeze gute? Njyewe nagize amahirwe, ntabwo nari ndi umuswa kandi sinari ndi n'umuhanga. Wari umuhanga? Nazaga muri sinazaga ndi uwa gatatu, ariko guhera kuri gatatu kugeza kuri karindwi nta kibazo nabaga mfite. Naba natembereye nkagera ku 10 nta kibazo nagize gute nabaga mfite. Ariko ikindi twebwe kubera kurwanya ubutumwa bwiza hano twari turi, twahugiraga nka competition, tukavuga ngo reka tusenge tunasome, none tubatsinda ntibazatubuza gusenga. Ayo mahirwe turayagira. Wasangaga nibura mu 10 ba mbere harimo nk'umunani bakijejwe. Noneho ugasanga diregiteri aravuga ati n'aba nabo barasenga bakanatsinda. Noneho nyine turapushinga ku buryo twagiraga amasaha yo kubwiriza kuri asembo kabiri mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa gatanu, kubera iyo influence yo gusanga abantu benshi ari abahanga mu barokore. Ariko kugira ngo utsindwe uri umuyobozi yabaga ari ikibazo, yabaga ariyo discours, yabaga ariyo speech mu kigo cyose. Watinyaga no guhagarara mu bwiriza, watinyaga no kuyobora indirimbo uri umukora. Kuko barakubwiraga, kuko icyo gihe twari dufite kwizera kuvuga ngo Imana itanga ubwenge, watsindwa gute? Waba wanatsinzwe n'abagenzi bawe ubwawe ntibabibagize gute? Ntibabyumve. Ugasanga umuntu abaye inferior ngo yatsinze, kandi impamvu nyinshi zo gutsindwa zigize gute. Icyo gihe rero ntabwo twabyumvaga. Agakiza twari dufite karako kuvuga ngo birashoboka. Ndibuka umuntu umwe yigeze kumbaza, umukobwa w'inshuti yanjye arambwira ati pastor, ati niki navuga natsinzwe? Sinzi ukuntu Imana yanteje ubuntu. Ndamubwira nti se
ubu ngubu umuntu utarabonye uburyo bwo kwiga ntabwo avuga Imana atarayivuga. None se gutsindwa uri mu ishuri no gushaka kwiga ukabibura, ninde muntu ukwiye kuvuga Imana? Ko ejo uzasubira mu gatsinda, kuzi gusoma no kwandika. Ubu nta bantu mungana batabizi. Utsinzwe turonko muvuye mu wa mbere ugeze mu wa gatatu ukava ngo ntuvuga Imana, kandi yari n'imfubyi. Ndamubwira nta mubyeyi uri mu ishuri uriga urambara none ngo ntufite impamvu zo kuvuga Imana. Wasanga se ari ikintu Imana yagupimiyeho ngo rebe ko ukomeza kugushima, ko dushima Imana mu makuba tukayishima mu byiza. Arambwira ati ubu uravugisha ukuri, yari dirija korali. Ndamwenda ndavugisha ukuri nti kandi uzambwira uziga urangize. Yasubiyemo turonko arayitsinda, ariga, arangiza segonderi, yarangije na kaminuza. None bumva se ahari turamusuhuje arahita byumva. Arabyibuka kuko ubucuti bwarakomeje. Yes, ndasuhuza abantu bose basengeraga mu bigaga mu bigo muri segonderi bimwe na rimwe batemera ibintu byo gusenga cyane, ugasanga umuntu afite nka groupe asengamo bagasenga biherereye umwe muri dortoir ye undi muri douche gutyo, ariko groupe igasenga saba bihurijo bakiyiriza. Abo bose ndabasuhuje cyane. No kuri turabasuhuje kandi niba batarabiretse ntabwo babiretse, kandi niba bana nabiretse nibongere bakacara amahirwe. Nibihe byiciro by'abantu basuhuza muri segonderi mu misengere ngo tuve kuri icyo ngicyo? Muri segonderi cyane cyane ndasuhuza abo bita abapasiteri. Baba bafite akazi kanini, ari abana bafite gucunga, kuyobora no kubera ibyitegereza abantu. Ariko uzi kuyobora abantu bagushakaho impamvu, ni ikibazo. Ibyo urabyumva? Uzi kuyobora abantu bakumefiya bakavuga reba kariya abantu. Ndibuka najyaga mbwiriza bakango nimuze tujye kureba ingasi, mwabyitaga umururu, ngo muze mujye kureba umururu ukuntu avuga. Abantu barebare bakizwa nk'abasengera bahagaze, wapfukamisha umuntu ugusumba ukareba mu gihugu. Urumva rero ndasuhuza abapasiteri, ndasuhuza abinginzi, abanyamasengesho bo ku mashuri, ndasuhuza abaririmbyi n'abandi bose bera imbuto zikwiriye abihari. Niko bimeze. Mwese turabasuhuje. Uko tuba dusuhuje abo ngabo tuba tusuhuje abakiri bo ubu n'abakoze ibyo bintu. Wowe wabaye muri korali muri segonderi, wowe wayoboye muri komite ya omoniye ya omoneri nyine protestante n'izindi communauté catholique zose mwese aho muherereye mwumve yuko tubasuhuje muri kino kiganiro kitwibukije cyane ubuzima bwo kwishura. Muzira nkoni ukuntu ameze na pasteri gukura akabikurana gakora umukobwa w'umunyamasengesho, biragaragara yuko abasore badutinyaga. Niba ari byo vuga ngo yego baraninyaga. Barabimbwiye ngo baraninyaga, ariko sinari mbizi uretse ko hari abagiye babimbwira. Baje babikubwira. Ni gute rero umusore wakurambagije shuwa yawe yo guhitamo umuntu muzabana kumwemerera gusagize gatoya kuri love story yawe gatoya? Love story yanje ni ndende. Icyambere ndagira ngo mpumurize abantu bagejeje imyaka 30 batarashaka. Kuko ngiye nabonye umugabo kuko nkuze. Niba humuri. Umugabo wanjye yaje ushaka umukobwa ukuze. Yego. Mba mbonye umugabo. Abandi ubwo bikorera amaboko ngo barakuze, njyewe nagize gute? Ni wowe washakishwaga. Aha, ni njyewe washakishwaga. Ni njyewe wari mari henze. Rero ikintu cyane. Washatse ufite imyaka ingahe? Ubusore abona mfite ingana. Oya, yuvuze ngo Yashatse mfite 36. Wari ukuze. Wari weze. Nari nkuze ntangiye no kujya mu misozi kubisengera. Batangiye kumbwira ngo irabikoze. Ariko ndashimira Imana ko yanyubakiye urugo, njya mvuga ngo yampinduriye icyiciro cy'ubudehe. Ariko ikintu ushaka kuvuga nuko muri uko gukorera Imana kandi ndavugisha ukuri sinigeze ndangarira imyaka mfite, kuko igihe nabyibukiye narabisengeye kandi birakunda. Kuko ngiye nibutse ko ngomba gushaka 2015. Niho wabyibutse? Yego. Kuko igihe cyose nabonaga inzozi zanjye ntarazigeraho. Navutse mu muryango uciriritse. Tuba muri Nyakatsi kandi papa wacu yarapfuye turi bato. Ndwana no kugira ngo tuve muri ubwo buzima. Nibura mama ave muri Nyakatsi areke kuvirwa, nzabone gutekereza ngo ndajya mu rugo rw'umuntu. Nyakatsi ivuyeho ndavuga ngo sinzajya mu rugo rw'umuntu ntafite lisansi, kandi sinzakorera Imana ntafite lisansi, kugira ngo abantu batazavuga ngo
ndashatse kugira ngo umugabo antunge ikindi nkoreye Imana kuko kwiga byananiye ibyo bintu bibiri byonyine byatumye ntinda gushaka wabigezeho kandi nabigezeho kuko nari mama twaramwubakiye ari mu nzu nziza ya permanent narize mfite lisansi muri nursing ubwo ndeba handi umugangakazi rero ibyo ngibyo ukubera kubisengera n'ishyaka kandi ikindi no kumva no kugira izozi nge nakundaga kurota Imana ikambwira uziga umuntu akaza mu nzozi akambwira ngo uziga kubera ubwo buhamya nari mfite abantu benshi ntabwo nigeze ntetwa n'abantu benshi ariko baranambabarira nasomye Bibiliya ejo bundi nsanga nta mukobwa wigeze abenga nyoberwaho kubenga twabikuye abakobwa kuko ntaho biri umukobwa nta mukobwa wigeze abenga umusore hari muri Bibiliya kuko uzi ko Bibiliya ivuga ngo nurigira umukobwa ugenda umukwe umujyane hatarimo no kumubaza rero indobo sinzi twazikuye n'ibintu twadukanye sindamenya amakuru yabyo kuko yenda bandusha Bibiliya bazambwira ariko indobo ntazo nabonye kubenga sinabibonye muri Bibiliya ubwo niba ari ibyaha nakoze byari mu gihe cyo kujijwa bambabarire sinzongera kubikora ibyo kubenga hanyuma rero ndagira ngo mvuge ko nakundanye n'umuntu twabanye ubundi nagiraga ikintu umuntu nta muntu nigeze ntera igihe wenda ngo mvuge ngo reka turebe nyuma bizange iyo wanyaprocingaga narakwangu ntabwo bishoboka nimbona bishoboka nzaza nkubwire ariko ntuzagaruke kumbwira ngenda guhakaniye ubu nonaha urumva bikarangira gutyo mbese kugeza ubu ndibaza ko nta rubanza mfitanye n'umuntu ngo nangije igihe cye nagize gute rero bigeze 2013 Imana imbwira ko ntazashaka umugabo uba mu Rwanda ndetse atari no muri Afurika ira specifyinga umugabo wanjye katagize gute atuye hafa ariko sinabikurikirana cyane hanyuma mama wanje mbyara 2005 arota inzozi abantu bavuye mu gihugu nashatsemo baje kumunsaba hariho ikinamico zivuga ngo bayi ibijumba n'ibishyimbo abimbwiye kuko tuzi yuko agira inzozi agira amayereko niwe wadutoje no gusenga yajyaga adupfukamisha akaturamitse kabiganza akatwaturaho amagambo dukurira muri uwo mwuka w'amasengesho noneho mitamvuga ngo bayi ibijumba n'ibishyimbo abimbwiye ngo yarambajije ngo uzira ngo Amerika niye ndambwa ngo ni ibihugu by'abazungu ati narose bazi kuko nsaba ndavuga nti bayi ibijumba n'ibishyimbo birarangira rero 2013 umuvugabutumwa yari yaje kusengera iwacu noneho nari ndi ku ishuri Bugande ngiye kumuha ibitabo hari ukuntu abagande bapfukama ugiye kuvugisha umushumba cyangwa umubyeyi wawe noneho ndaza ndapfukama imbere ye muzaniye Bibiliya nari nakoze protocol arambwira ati wowe harugura bizirireho ukuntu abantu babona bavuga ati wowe ati ndabona uri umukozi w'Imana ariko uzashaka umuntu uvuye hanaha ntabwo uzashaka umuntu wa hano ndavuga ni sawa ndiga ndarangiza 2015 mu kwezi kwa gatatu nibwo narangije shaka umugabo mu Rwanda nagira gutya kuva ka Gitumba kubera ko kubaka byari birangiye kwiga birangiye intego zanjye nayo naravuze nibwo nagize gutya ndebye imyaka mbonira irirukanse noneho nari maze n'imyaka 4 n'igice ndi ku ishuri ntari mu Rwanda abantu babarambonye ufite ikihe kibazo kudashaka uri umukobwa mwiza ufite ubuhamya tukurangire ntimundangire ugiye yagiye kundangira ntagaruke no bandangiye ntangereho urumva ntangira kuvuga ngo gatatu irenzemo kangahe oya 2015 yari tararenga mitandatu ndavuga rero ubwo maze gutaranta ngomba gusenga avuga se Mana ko nta hantu gusengera umugabo biri muri Bibiliya ndangije umuntu araza aratwigisha aravuga ngo
mugomba gusengera ikintu cyose kuko iyo iravuga ngo bakoze ibyiza ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hari ibintu bitasengerwaga kera ariko kuko twakoze ibyaha ubu ngubu ntitubishyikira tutabisengeye. Ndavuga aho n'umugabo arimo sasa no kumusengera. Ujya ku mavi. Ndamanuka Samuduha. Ndasenga. 2015 njya Prayer Mountain. Imana iti mpeta ndayimanuye ndayizanye. 2017 nibwo nahuye n'umugabo twashakanye yakwezi kwa mbere. Nari ndi mu rugo. Nakoraga kuri clinic hano ya Kimironko. Uwo munsi nari narekipeye kwa gatatu. Ndi mu rugo nka saa 4 numva nk'umuntu aravugira hano inyuma yanjye ngo jya muri KCB ufunguze konti abari uzagihemberwa. Ndabyi nikomeza nikorera imirimo numva biragarutse bifite ingufu none. Ninjira mu nzu ndebye mu kamani pasi nsanga mfitemo 30,000. Nambara ikote ntega moto njya kuri KCB hano Kimironko. Mpageze sanga wa mugabo twashakanye yaje kwishyura visa arashaka gusubira iwabo. Yari yaraje mu bukwe muri December. Kubera ko yaranzi ntamuzi yambonye aravuga ati ni Scovia bambwiye. Kuvuga bambwiye. Yarakoze gute? Bari baramondangiye abaranga ntibabaho. Baramondangiye. Ahubwo umuntu udafite umuranga afite ibibazo uzi kwiranga ariko biragoye urisobanura ukiyistara ariko iyo bakuranze kuko kuranga bagukunda yongeraho n'utundi tuntu udafite ku buryo umuntu aza kukureba ari excited bikakorohera. Hanyuma rero arambona aramenya arasohoka ahamagara wa muntu ati se umuntu mbonye ni Scovia yarangije kwiga. Ati ntabwo mbizi ushobora kumpa nimero ye? Ati ntayo mfite. Ajya kuri Facebook aranyandikira arambaza ngo uri mu Rwanda. Tamubwira yego mu Rwanda ni iwacu. Ati neze nguri ku ishuri. Wese urinde umbwira ngo neze urizi ko ndi ku ishuri kandi mbona ntakuzi. Arambwira ati ntiwari uri muri KCB bank aya masaha ndambwanura igimba. Wese uzi ibyanjye byose nakoze bimeze bite. Hanyuma ansaba appointment ndamubwira ndangiza akazi aya masaha aje ntamubona nkavuga yenda nabantu babiviri hanze arambwira ndi mwene waba barunaka nakumenye gutya na gutya nakubonye mu mafoto yabo n'iki byose. Hanyuma ejo nkubonye ndakumenya nifuza kukusuhuza kuko nakumenye utanzi. Aranjirisha avuga ngo muri ubwo buryo dusangira icyayi. Uwo munsi nariye ibiryo ntararyaho kubera sinzi ukuntu ubwoba bwaje. Aravuga turarya iki? Ndavuga nticyo komanda. Akomanda ifi ndayirya. Urumva? Hanyuma rero nuko twahuye. Ambwiye igitekerezo cye ndavuga ntabwo bishoboka. Ariko ya ntuza ya memory nari mfite iraza ndavuga ngo nshobora kwibeshya ntangira gusenga. Uburyo rero Imana igenda ikonfaminga niko yankonfamingiye ko ari umugabo wanjye turakundana. Ndamubwira ko nemeye kuba mama w'abana bawe. Amakado ategura kuza gusaba arasaba baramushingira. Ubu nyine ndi mwene naka umugore wa naka. Aba mu Rwanda cyangwa ari hanze. Yego. Turitegura kugenda kumusanga. Ahubwo mugire vuba ntarabasiga. Niko bibe. Nugerayo uzajye utwibuka. Iryo jambo ntukarikoreshe ryarambabaje igihe Yosefu yarotoreraga abantu muri gereza. Ababwira ndetse n'ibibazo yahuye nabyo. Ati ngewe barandenganyije. Banzi ntabarangurisha. Ati none ubwo usohotse uzanyibuke dore maze imyaka ingahe mu buroko kandi mfungiwe. Ntibigeze bamwibuka. Rero niyo mpamvu wa mwami wa Isirayeli yavuze ngo Imana itabarengeye nge nabashobozi. Ariko hari umwe bamwibutse buryo. Yamwibutse bigenze ariko ngo yamwibukijwe ibibazo. Ni situation. Ariko iriya pura ya Yosefu Imana yari ifite ukuntu yishushanyije ku buryo uko byageze ariko byagombaga kugenda. Zira n'imbaraga z'ijambo ry'Imana kuko inzozi Yosefu yarotaga arizo zamushyirishije mu bibazo ni nazo zamukuje mu bibazo. Wow, ni byiza. No kuvuga ngo ijambo Imana yavuganye nawe nubwo wakwinjira mu kaga gatewe naryo
niryo nanone rigukurayo. niko bimeze. Ubwo rero umuntu yavuga ati muzira nkoni yabonye umugabo w'umuzungu kubera kubaha Imana no ntabwo ari umuzungu n'umunyarwanda nako uba hanze. Sorry, ni umunyarwanda. Yego, kubera kubaha Imana no kuba yari macuwa no gukurikiranijwe. Wowe uvuga ngo wandika aka kantu mbese ngo yabonye umugabo kubera akuze. niyo titre nese batwabyita ngo nje nabonye hahamuka ry'abandi ngo barakuze. Ibyo ari byo byose ubuzima ni bukuremerera. Wimera Bibiliya, jya ubusanisha na Bibiliya ntukabisanishe na miliye cyangwa environment utuyemo, kuko abantu bafite stress kubera ahantu batuye, kubera community, ariko bidashingiye ku ijambo ry'Imana. Yego, kubera ko imyaka yo gushaka no kubyara ntahiri mu ijambo ry'Imana. Ibihugu byashyizeho imyaka n'imico ishyiraho imyaka, ariko umuco wa Bibiliya, iyi ni kataloge y'ubuzima ubundi. Urabona iyo uguze iyi computer nshya baguha agatabo kakwigisha kuyikoresha. Uko niko umuntu avuka ari plain, kataloge y'ubuzima niyi. Rero iyo udashakiye ubuzima bwawe hano uri umukristo urakubitika, uba confused kandi usenga. Niba ugira ko avuga ngo Imana ntisubiza amasengesho, Imana ntitinza amasezerano, kubera iki? Urisanisha. Niba ufite Apple ni ukuvuga ngo kataloge igomba kuba ari Apple, ntabwo iri Samsung. None niba uri Apple ugafata kataloge ya Samsung ukayisoma, urumva wakora? Ntabwo byakunda rero. Okay, umutware wawe niwe wa mbere uri burebe iki kiganiro cyawe nowe butumwa wawe kuri kamera y'Iyobokamana TV. Muha ndashimira Imana ko yasohoje ijambo ryayo kandi yarisohoza nkasanga niwe. Ndashimira Imana ko ari we Imana yasohoreje ijambo ryayo, ibindi arabyumva nk'umuntu mukuru. Okay, ni byiza cyane. Scovia, iyo wigisha ijambo ry'Imana ukunda kwigisha ubutumwa bwerekeranye n'iki? Bari umuntu uvuga ati ngewe nkunda gukubita abahanuzi b'ibinyoma, undi akavuga ati ngewe nigisha akubwira abantu yuko Yesu agira neza nkababwira ko Satani agira nabi. Ngewe nkunda kwigisha amazamu. Ukunda iyi topic? Nge rero topic njya nigisha nushaka n'aho uzagiye ubwira abantu. Ubundi gukubita abahanuzi uri mu makosa, ntabwo ari kubakubita byo kuba nkunda kwigisha imbaraga zo gusenga no kwihesha agaciro, ko imbuto zikwiriye abihana. Yego. Okay. Ubwira abantu kwera imbuto zikwiriye abihana mu minota 5 nicyo wababwira ubona? Ikintu nababwira impamvu kwera imbuto zikwiriye abihanye, Yesu yohereza abigishwa yarababwiye ngo nimugende muhindura abantu abigishwa. Mvuze ngo genda uhindura umuntu jo, wumva iki? Kumubwiriza umwerera imbuto, ni ukuvuga ngo muhindure wowe ugende ushaka undi muntu umeze nkawe. Genda uhindure umuntu muzira nkoni. Ni ukuvuga ngo uretse uru ruhu rudahindurwa n'abantu, ariko character, ibintu byose umuhindure wowe. Yaravuze ngo mugende muhindure abantu abigishwa kuko nawe yabahinduye abigishwa. Ni ukuvuga ngo icyo yarari nicyo yabahaye. Yashakaga rero ko icyo bafite bari bavuga bemera basa nacyo ari cyo batanga. Iyo mvuga rero ko imbuto zikwiriye abihanye ni kwa kundi cyane, buriya ntago umuntu afata Bibiliya mu mutwe. Umuntu akunda wowe mbere na mbere yuko gutega amatwi, welcominga, akunda wowe mbere na mbere, akabanza akagusoma. Yamara kugusoma yakwakira akabona kwemera ibyo wamubwiye akabikurikiza. Rero kwera imbuto zikwiriye abihanye biri mu bituma abantu appreciate ubutumwa bwiza bagiye gutanga. Ariko niba ushaka ko abantu bumva ntibarebe, ntabwo bishoboka. Ni abantu bake bafite amahirwe yo gukora batabona, ariko ikintu cyose umuntu arabanza akareba. Ni ukuvuga ngo mbere yo kumva umuntu arareba. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo muri inzandiko zisomwa na bose. Ntabwo dukeneye inzandiko zo kubasobanura, kuko burya niba uri umukristo nkaza ngo mpa recommandation abantu batarimo kubona icyo ndekomendinga, njyewe uyiguhaye ndakubeshye, nawe uribeshyeye. N'uyakira akayifayiringa abitse fayiri igize gute? Wowe ubwawe uri recommendation isomwa n'umuntu kandi mu ndimi zose. Umwongereza iyo mwicaranye akabona imyitwarire yawe arabisoma mbere yuko abumbura Bibiliya. Twebwe rero turi Bibiliya zigenda. Niyo mpamvu navuze ngo nkunda kuba, Pawulo yaravuze ngo Tito we
ujye uba icyitegererezo cy'imirimo myiza mu iyigisha ryawe ugaragaze uko uboneye ntabwo yavuze ngo ugaragaze ko uboneye uko uboneye ngo kugira ngo wikizanye n'abakumva uri mu ruhande rw'ababisha bawe atabona icyo atuvuga ivugabutumwa ni nka kampeyini z'amatora nk'ubu iyo twamamaza abayobozi uravuga ku buryo umuyobozi wawe hatagira ugira gute umubona nabi umuvuga nabi rero iyo witwaye nabi nta nubwo ntibirirwa banabaza iby'umuyobozi wawe baravuga bati abantu bamamaza ririya shyaka buriya se mwakuramo umuyobozi ni nuko ivugabutumwa ni mwiza niko ubukristo bumeze yego nicyo navuga kuri ibyo bakunze Iyobokamana TV murumva ko Muzirankoni afite inama nziza kandi n'impanuro ndetse n'ivugabutumwa rikomeye nk'umuvugabutumwa ntabwo twasoza nubwo n'ubundi ibyo wavugaga bavuga uri kubwiriza ubutumwa bwiza tutaguha iminota na mikeya byibuze 5 yo kugira ijambo ry'Imana wumva wajyana nk'ubutumwa bwo munsi cyangwa bw'iki kiganiro tukaza tugana ku musozo ubundi tukazasubira navuga gatoya ku mbaraga z'ijambo ry'Imana tukavuga Zaburi ya mbere vuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro ngo nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'iki imigezi ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza Migani nayo 4:20 mwana wanjye ita ku magambo yanjye ntakave mu maso yawe imbere yawe ku manywa na nijoro ngo kubera ko numuze muke wababyumvise kandi akaba ubugingo bw'umubiri wabo wose ni ukuvuga ndavuga ku mbaraga z'ijambo iki kiganiro mperutse kunyuzaho mbwiriza ku church naravuze ngo ijambo ryari ryambara umubiri niba avuze ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza wowe ugashaka gukora ngo bibe byiza utatandukanye n'imigambi y'ababi n'abakobanyi ntabwo bikunda hahirwa ninde muntu uhiriwe ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha iyo bimaze kugenda gutyo rero nibwo hakurikiraho ngo icyo azakora cyose kizagira gute kizamubera cyiza ijambo ry'Imana rero riba ubuzima iyo uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa nyuma ariko atari uguhera ku wa nyuma ngo ugeze ntabwo bitangira bizamuka ni ugufungura paje hahirwa umuntu yabwiye Yesu ngo biri muri iki gitabo ujye ubyitondera ku manywa na nijoro ngo kandi ntukabure kubihamya hatabuze na kimwe biri muri iki gitabo ngo uzabashishwa byose aho uzajya hose rimwe na rimwe hari ubuzima tubamo kubera kutamenya iki kataloge y'ubuzima bwawe bavuze tukisanisha n'ibindi bintu ariko ntitwisanishe n'ijambo ry'Imana rero ndi mu gihe cyo kuvuga ngo abantu bamenye ijambo ry'Imana barigenderemo kugira ngo ribakorere kuko abantu bose intebe bicayemo ntubona ko uri umunyamakuru hari ibitabo wasomye uricara urabisoma ukagenda ubyibwira ukabiboroka kugeza igihe byaguhereye office ntabwo rero iki gitabo aricyo giciriritse ngo gihe umuntu office atagisomye atamenye ibirimo urimo kunyumva ubu kugira ngo mvuge ngo ndi umunazi hari ibitabo nasomye ndabisoma ndetse bampereza n'igipapuro cyerekana ko nagize gute Paulo yajyaga atanga utwo dupapuro akaba ngo yimumwakire ngo kuko ameze nkatwe two ni udupapuro yabaherezaga n'uturekomandasiyo yabahaga rero iki gitabo gifite imbaraga gifite ubuzima niba ibitabo by'ubwenge bw'abantu bihindura amateka y'abantu bahindura amateka y'umuntu chimie physique biologie ijambo ry'Imana ryahindura cyane kurushaho niyo topic mfite muri iyi minsi abari bankurikiye rero Imana ibaha umugisha tugize amahirwe baduteze amatwi hirya no hino kandi n'ukuri hari ikintu Imana izakora ntabwo Imana si umuntu iyo tuvuga ngo si umuntu si ibingibi byo kuvuga ni ukuvuga ngo mu mbaraga mu bushobozi mu butware ntabwo ari umuntu niba umuntu akurikirana icyo yagusezeranyije akagikora Imana si itagikora niba usoma ibyanditswe n'umuntu bigahindura ubuzima bwawe byanditswe n'Imana ntabwo byabura guhindura ubuzima bwawe rero mwizere Imana musanisha ubuzima bwanyu n'ijambo ry'Imana muri sengeremo muri genderemo Imana izakora icyo yavuze Imana ibaha umugisha ndanezerewe n'ukuri kunyakira isumba byose
ibareba n'amaso y'imbabazi. Wow. Bakunze Iyobokamana TV turabashimiye cyane kuba mwari mukurikiye iki kiganiro, ngira ngo ni kibanziriza ibindi byinshi tuzakorana n'uyu mubyeyi ufite amagambo y'ubwenge, ivuga butumwa ryinshi azakorera ku Iyobokamana TV. Imana nimuhereza umugisha cyane kuba yaduhaye umwanya we akemera kutuganiriza. Ntabwo twabura kubusozesha isengesho kugira ngo abantu bazumva kino kiganiro bazanyuzwe nacyo kandi bazumva ivuga butumwa ryakivugiwemo. Uradushyira imbere y'Imana ubundi tuze tugana ku musozo. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe utugirira za buri munsi. Kuba turiho si ibitambo twatanze ngo bitumunezerwa, si amaturo twakuzaniye cyangwa imirimo myiza, ahubwo ni ubuntu bwawe. Nsengeye abantu bari hirya no hino banteze amatwi Mwami, nta gihe na kimwe wigeze uzamura isengesho ngo rigaruke hasi ridakoze igitangaza. Ndakwinginze ngo umuntu nteze amatwi Mwami, ahababara, ahari kure, ahananiwe, imbaraga zawe zimugereho, zimukorera igitangaza. Ndagusabye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rigira ububasha, rigira ubushobozi bwo gutsinda, bwo guhindura, bwo kubaka, bwo gusana, bwo gusubiranya mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Iyobokamana TV ibe Iyobokamana Mwami, abantu bakuyoboke, abantu bakugane, abantu bakumvire. Turakwinginze ngo usuke guhemburwa nko mu gihe cya kera, twumve kugirirwa neza n'impumuro biguturukaho. Nsengeye abakozi b'Imana bakorera umurimo muri Iyobokamana TV ngo bahe umugisha, wagura imbago, ikiruta byose ubigisha iby'inzira zawe kugira ngo babyitondere kandi babigenderemo. Icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Amen.